naribajije n'umuntu wiga ubuvanganzo ni uruhe ruhare rwanjye mu kwerekana ko jenoside yabayeho kandi yashyizwe mu bikorwa kandi yateguwe n'abanyarwanda. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuba nahimba bitari binini gusa bitanga ubutumwa nakwita nka poeme, gusa ntabwo bigamije gushimisha cyangwa se kumvikanisha, ahubwo bigamije kwibutsa amateka yacu nk'abanyarwanda. Dutangire. Sinari nakavutse ayo mahanara, gusa kubwira umuntu ndumva nk'uwari uhari, ndumva uko biyumvaga birukankana ubwoba igihunga n'ishavu. None imyaka 32 irashize umuco utamiye, nubwo bwari bworoheye abanyarwanda ndetse no kunga ubumwe butari bworoheye abamaze kwishushana. Baduteye ku ntwari ndetse no kunga ubumwe mu buryo butari bworoheye abamaze kwishushana, barahujwe ubuzima n'abazima batacyumva mu buzima. Nubwo bitari byoroshye ariko ababiri bahuje umugambi Imana irabasanga, umwe intumbero imwe. After that we said and we said no more darkness, no more discrimination, because we are one. Ndi umunyarwanda, twibuke twiyubaka.